Iyi gereza yamenyekanye cyane ubwo bafataga umwanzuro wo kuzajya basudira ibyuma mu maguru y'imfungwa kugira ngo badatoroka. Iyi gereza yabaye ikimenya bose kuko nta barinzi yagiraga, ahubwo yayoborwaga n'imfungwa ubwazo. Ibirara byo ku rwego rwo hejuru, abicanyi ndetse n'abacuruza urumogi nibo biberaga muri iyi gereza. Kugira ngo mvubu bw'iyi gereza mu 1994 imfungwa yakongeje umuriro igamije kubuza abagenzi babo gutoroka. Uwo muriro wahitanye abantu 150 bari bafungiyeyo. Bitewe n'ukuntu riri kure cyane y'ahatuye abantu, wasangaga ari ahantu heza kujugunya abananiranye. Abari bafungiye muri iyi gereza benshi barasaraga cyangwa bakiyahura bitewe n'ubuzima bubi bahaboneraga. Rimwe muri iyi gereza higeze kubera imyigaragambyo ikomeye, kugeza ubwo bahamagaye military police ikaza guhangana n'imfungwa. Byaje kurangira haguyemo imfungwa zigera ku 111. Waba ukiri kwibaza se aho u Rwanda turuhasanga? Dore ngaha turahageze. Hari ahantu ubuzima bw'umuntu buhinduka ishyamba, aho amaso yawe areba ibintu utigeze wiyumvisha ko bishobora kuba mu buzima bwa muntu, aho urusaku rw'imfungwa, gukubitwa, inzara n'indwara biba umunsi ku wundi. Hari benshi bahinjira ntibongere gusohoka ari bazima. Uyu munsi tugiye kujyana mu rugendo rudasanzwe, turambukiranya imiryango ya gereza zikaze kurusha izindi zose hano ku isi nzima dutuye. Gusa ni ahantu urupfu ruba rutegereje buri wese, n'ishyano rirara ndetse rikanahabyukira. Tekerezaho aho gufungwa atari igihano gusa, ahubwo ari intangiriro y'umunsi mubi kurusha indi mu buzima bwawe. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka, aho umutima wa muntu utongera gutera nk'uko bisanzwe. Kuri uru rutonde turaza gusangamo n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Gusa uraza gutungurwa numara kumenya ibihakorerwa biteye ubwoba, kuko niwumva umwanya wa mbere wo ntuzongera gutekereza kongera gukora ikibi ukundi uko cyaba gisa kose. Muri ibyo byose rero aba ari ubwa mbere wisanze ku muyoboro wacu Wakanda Daily Official, nagusaba gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi. Niho hantu utazigera wifuza kujya na rimwe, ko ku mwanya wa 10 tuhasanga Recent Prison. Iyi gereza iherereye muri Paris mu Bufaransa. Ni imwe mu zitava mu mitwe ya benshi bayinyuzemo. Imaze igihe kinini cyane kuko yafunguye imiryango mu 1967 kuva ubwo habaye indiri y'imyigaragambyo ihitana ubuzima bwa benshi, ubwicanyi bukabije ndetse no gutoroka kw'imfungwa nyinshi. Abafungiye muri iyi gereza bemererwa gukaraba 2 mu cyumweru gusa. Icyakora n'ubwo iyi gereza yitwa Ubuzima tugenekereje mu Kinyarwanda, ariko nta buzima buhaba, ahubwo haba urupfu. Ku mwanya wa 9 ni Bangkok Central Prison. Iyi gereza yo iba muri Thailand, yafunguwe mu 1933. Yicumbikiye abanyabyaha bakomeye cyane, dore ko bizwi ko ifitemo icyumba cyihariye biciramo abantu. Iyi gereza yamenyekanye cyane ubwo bafataga umwanzuro wo kuzajya basudira ibyuma mu maguru y'imfungwa kugira ngo badatoroka. Icyakora iri tegeko ryaje kuvanaho muri 2013. Tekereza nawe kuba ufunze utazi igihe uzamara, ariko amaguru yawe akaba ariho umunyururu neza neza, handi utashobora no kugenda kwinyeganyeza. Icyakora iyicarubozo ntiryahagaze, ndetse iyi gereza ikaba irimo abantu b'umurengera cyane. Mu iyi gereza kandi waba ushaje, waba ufite ubumuga, waba utwite, ntibibuza abarinzi bawo kugukubita umunsi nijoro. Ku mwanya wa 8 tuhasanga Diyarbakir Prison. Iyi ni gereza muri Turkiya, niyo ya mbere ku isi ibamo iyicarubozo kurusha izindi. Uretse kuba yaruzuriranye bikabije, hano yaba imfungwa ndetse n'abarinzi bose baba bafite ubugome bwo ku rwego rwo hejuru, ndetse umunsi kubona imfungwa zikoreshwa iyicarubozo rikomeye. Ku mwanya wa 7 tuhasanga Sabanet Prison. Iyi iherereye mu mujyi wa Maracaibo muri Venezuela. Yubatswe mu 1958. Icyo gihe ikaba yari igenewe kujyamo abantu 700 gusa. Icyakora byarangiye icumbi cy'abarenga 3700 kugeza ifunzwe muri 2010. Iyi gereza yabaye ikimenya bose kuko nta barinzi yagiraga, ahubwo yayoborwaga n'imfungwa ubwazo. Ibirara byo ku rwego rwo hejuru, abicanyi ndetse n'abacuruza urumogi nibo biberaga muri iyi gereza. Kugira ngo mvubu bw'iyi gereza mu 1994 imfungwa yakongeje umuriro igamije kubuza abagenzi babo gutoroka. Uwo muriro wahitanye abantu 150 bari bafungiyeyo. Ku mwanya wa 6 ni Adex Florence. Iyi gereza iherereye muri Amerika, ibarirwa ku rwego rwa nyuma mu zicunzwe cyane, Supermax Prison. Iyi igeneye kwakira abanyabyaha bakomeye kurusha abandi hano mu gihugu.
imfungwa ziri muri iyi gereza ziba zitinyitse cyane kugeza n'aho abacungagereza bazitinya kuko isaha n'isaha zabahitana. Abafungirwa hano benshi baba barahamijwe n'ibyaha by'iterabwoba ndetse no gutera ibisasu mu bice bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa gatanu ni Karenguru Penitentiary. Iyi yubatse mu 1920 iherereye mu gihugu cya Brazil. Yigeze kuba ariyo gereza icumbikiye abantu benshi muri icyo gihugu. Iyi gereza yamenyekanye kubera imibereho mibi cyane y'abafungiye aho ngaho ndetse n'iyicarubozo rihakorerwa. Rimwe muri iyi gereza higeze kubera imyigaragambyo ikomeye kugeza ubwo bahamagaye military police ikaza guhangana n'imfungwa. Byaje kurangira haguyemo imfungwa zigera ku 111. Ariko se waba nawe uri kumva uburemere bw'izi prison? Waba ukiri kwibaza se aho u Rwanda turuhasanga? Dore ngaha turahageze. Gusa ubaye utarakora like nagusaba kuyikanda kugira ngo dukomeze tubane gatanu ku kandi. Ku mwanya wa kane tuhasanga Muhanga Prison. Iyi yahoze yitwa Gereza ya Gitarama, yubatse mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Yubaka ubundi yari igenewe kujyamo abantu 400 gusa. Icyakora ubibarirwamo abantu barenga 7,000. Nubwo nta bikorwa by'urugomo cyangwa iyicarubozo riberamo, iyi gereza yashyizwe kuri uru rutonde bitewe n'uko umubare urenze ubushobozi utera imibereho mibi y'imfungwa. Ibyo rero bikayigira imwe muri gereza mbi cyane hano ku isi nzima dutuye. Ku mwanya wa gatatu ni San Quentin State Prison. Iyi gereza ni mu mujyi wa California muri Amerika. Ni imwe mu zishaje kurusha izindi kuko yafunguwe mu 1952. Kugeza n'ubu izwi nka gereza zirura kurusha izindi zose ku isi nzima dutuye. Iyi gereza bivuga ko kuva igihe ishinzwe imaze kugwamo abantu 400. Iyi gereza izwiho gucumbikira zimwe mu mfungwa zikaze cyane kurusha izindi muri Amerika. Umwanda uba muri iyi gereza biturutse ku gusaza kwayo nimwe mu yigira mbi cyane kurushaho. Ku mwanya wa kabiri ni Alcatraz. Iyi gereza nubwo yafunzwe mu 1963 ntabwo izapfa ivuye mu mitwe y'abantu benshi bitewe n'amabi yahababeraga. Yari iherereye ku kirwa cya Alcatraz muri Amerika. Bitewe n'ukuntu ari kure cyane y'ahatuye abantu, wasangaga ari ahantu heza ho kujugunya abananiranye. Abari bafungiye muri iyi gereza benshi barasaraga cyangwa bakiyahura bitewe n'ubuzima bubi bahaboneraga, ndetse abahazi bose bahatije izina ry'ikuzimu. Niba koko tumaze kureba bimwe mu bihakorerwa muri izi gereza zose, utekereza ko ku mwanya wa mbere bimeze bite? Waba uri kwibaza uko bimeze ndetse n'ibihakorerwa? Kora subscribe kugira ngo ubone izi mbabwira iyo dusanga ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Guantanamo Bay. Umuntu wese wabashije kumva radio byibuze guhera muri 2002, iri jambo Guantanamo ryamunyuze mu matwi kabone nubwo yaba atarazi icyo bisobanuye. Ni gereza yafunguwe muri Cuba bitegetswe na perezida wa Amerika icyo gihe ari we George Bush. Abantu nawe bagereranya nka Rusuferi. Yafunguwe nyuma gato y'ibitero byibasiye Amerika bigahitana abarenga 3,000. Iyi kandi yafunguwe hagamijwe guhangana n'ibyihebe mu cyiswe intambara ku iterabwoba. Iyi gereza nta tegeko na rimwe ry'uburenganzira bwa muntu yubahirizaga, ari nacyo cyatumye imiryango mpuzamahanga yaguruka, dore ko yashinjaga Amerika kuhafungira abantu igihe kinini cyane bataraburanishwa kandi rimwe na rimwe banarengana. Nubwo iyi gereza igikora, ariko bivugwa ko imfungwa zagabanutse cyane ku buryo hasigaye bake. Abantu benshi bafungiwe hano bariyahuye, abandi barukurwa bagerageza kwiyahura ahanini biturutse ku kwicarubozo rihakorerwa. Muri Cuba hari ahantu henshi hatavugwa rumwe ku isi yose, ahantu hafungiye abantu bakekwaho iterabwoba, bamwe bakamara imyaka bataburanye, abandi bagapfira mu gifungo batigeze babona urukiko. Ni Guantanamo Bay, gereza y'igisirikare cya Amerika, yubatswe muri 2002. Yakiriye abarwanyi ba Taliban na Al-Qaeda n'abandi bakekwaho kuba abanzi b'igihugu. Yavuzwe yicarubozo, kubangamira uburenganzira bwa muntu no gufunga abantu batagira aho baregera. Abenshi mu bayigiyemo ntibigeze bongera gusohoka ari bazima. Tekereza iyi gereza. Guantanamo yabaye ikimenya bose hano ku isi nzima dutuye. Ni gereza itinywa. Tekereza ko nawe ushobora kuba wumvira izina atari ubwambere uryumvishe. Waba ushaka ko mbabwira byinshi byabereye ndetse n'ibihakorerwa by'ibanga bitazwi, byandika hano hasi muri comment. None reka nanjye manze nkubaze kino kibazo. Mwizi gereza zose ni yiwe utunguye kuba tuyisanze ku uyu mwanya wa 10? Mwibyo byose rero, niba ari ubwambere wisanze ku muyoboro wacu, nagusaba gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi. Jye mwabanye
nitwa DJ Wakanda famous ndabashimiye.